Aremerewe n'ibyaha byacu, habayeho umushyitsi icyo gihe. Habayeho n'ubwirakabiri, na rwa rusika rwasadutsemo, ijambo rye riragaragara. Yesu nashimwe bene data bavandimwe, amahoro y'Imana nabane namwe. Uyu munsi nababwira ngo Imana yo mu ijuru nibaha umugisha kandi bagirire neza rwose, ibakomereze amaboko. Reka turebe ijambo ry'Imana n'ubundi ritwibutsa izuka ry'umwami wacu Yesu Kristo. Dusanga mu rwandiko ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cyaho ni cya 19, umurongo waho duhere ku wa 17. Aranditse ngo asohoka yiyikorereye umusaraba, agera ahantu hitwa nyabihanga, mu ruheburayo hitwa GOLOGOTA. Bamubambana naho n'abandi babiri hirya no hino, Yesu yari hagati. Pilato yandika urwandiko arushyira ku musaraba, rwanditswe ngo Yesu w'i Nazareti, umwami w'Abayuda, Imana iturengere itugirire neza. Bene data bavandimwe bakozi b'Imana, nk'uko n'ubundi muri iyi minsi turi kubivugaho, turi mu minsi ya Pasika cyangwa se iminsi twibuka izuka ry'umwami wacu Yesu Kristo. Tubonye ijambo ry'Imana ritubwira ukuntu Yesu yabambwe, abambirwa GOLOGOTA. GOLOGOTA rero ni umusozi Yesu yabambweho, ni umusozi mu ruheburayo bita GOLOGOTA cyangwa se nyabihanga. Imana itugirire neza. Uyu munsi rero bene data bavandimwe, reka mbabwire ko Yesu yabambwe ku munsi wa gatatu akazuka. Uyu munsi tukaba turi kwibuka izuka rye, tukaba turi kwizihiza twishima ko Yesu atahize mu mva. Imana itugirire neza. Ni ukuvuga ngo rero bene data bavandimwe, GOLOGOTA ni umusozi aho Yesu yabambiwe, kandi uwo musozi rwose icyo gihe wari umusozi w'agahinda. Icyo gihe uwo musozi Yesu yawugiriyeho ibibazo bikomeye, kandi Yesu yahagiriye agahinda. Ni ukuvuga ngo bene data bavandimwe, Yesu yahaririye amarira akomeye, amarira ni ukuvuga ngo y'umubabaro, kandi Yesu yahameneye amaraso kuri uwo musozi wa GOLOGOTA. Rero uyu munsi nagira ngo nkubwire ngo uwo musozi uha agaciro, kuko uyu munsi twaracunguwe kubera uwo musozi Yesu yabambweho, kuko yemeye kujya kuri uwo musozi akabambwa, akemera gucungura umuntu wowe ntiwari umuzi. Ni ukuvuga ngo Yesu yagucunguye utamuzi, ni ukuvuga ngo yaguhaye agakiza. Uyu munsi yakumeneye amaraso kugira ngo nawe wemere umukurikire, wemere ugendere n'ukuri mu ijambo rye. Imana itugirire neza. Ni ukuvuga ngo uyu munsi Yesu yemeye kumena amaraso menshi cyane. Ni ukuvuga ngo uyu musozi wa GOLOGOTA ukwiriye kuwubaha, ukwiriye kuwuha agaciro, kuko niho umwami wawe Yesu yabambiwe. Imana itugirire neza. Ni ukuvuga ngo rero reka mbabwire bene data ko Yesu yemeye gusiga byose. Yesu yemeye guhara ubuzima bwe, guhara amagara ye ku bwacu, kugira ngo adupfire ku bw'ibyaha byacu. Uyu munsi rero reka nkubwire ngo nawe ukwiriye guha agaciro amaraso ya Yesu, ukwiriye kwibuka izuka ry'umwami wacu Yesu Kristo, ndetse ukibuka n'uriya musaraba Yesu yabambweho, ukawuha agaciro, ukareba ibyuya yahameneye, ukareba amaraso yemeye kuhavira, ukareba amarira yahaririye, ari wowe agira ngo acungure. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Rero ni ukuvuga ngo Yesu yarabambwe. Ni ukuvuga ngo nk'uko ijambo ry'Imana ritubwiye, ni ukuvuga ngo yari hagati y'ibisambo bibiri cyangwa se y'abantu babiri bari barabaye ba ruharwa aho ngaho muri icyo gihugu. Yesu rero bamushyira hagati yabyo, bishatse kuvuga ko ari we bari bahinduye umunyabyaha ukomeye. Ni ukuvuga ngo Yesu yabambanywe na biriya bisambo bibiri. Yesu yaremeye ajya hagati ya biriya bisambo bibiri, ahinduka umwanzi, ahinduka ikivumwe kubera twebwe. Ni ukuvuga ngo biteye agahinda, biteye isoni, kugira ngo Yesu umwana w'Imana yemere kujya hagati y'ibisambo bibiri, yemere kwicwa, yemere gushinyagurirwa, yemere guhinduka umunyabyaha ukomeye, yemere guhinduka umunyamahanga utarigeze kuba umuntu muzima. Yesu
Yesu rero ni twebwe yashakaga, ni twe yapfiraga. Uyu munsi ntakiri mwumva, uyu munsi yarazutse, ari imbere y'Imana Data ishobora byose, kandi afite ubutware bukomeye bwo kuyobora isi n'ijuru. Ijambo ry'Imana ritubwira ko amaherezo azahagarara mu isi, amahanga yose n'abamubambye bose uwo munsi bakamubona ko akiriho, ko ari muzima. Imana rero itugirire neza. Uyu munsi reka Yesu azukire mu mitima yacu, kandi twongere duhinduke ibyaremwe bishya, duha agaciro amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo umwami wacu rero ariho, kandi rwose yarabambwe arazuka. Uyu munsi ni umwami ukomeye. Imana itugirire neza. Ni ukuvuga ngo intsinzi ya Yesu yarabonetse. Uyu munsi Yesu ni umutsinzi. Uyu munsi yaratsinze rwose. Uyu munsi afite ubudahangarwa bukomeye kuri twebwe ndetse no ku isi yose no mu ijuru. Imana itugirire neza. Rero intsinzi ya Yesu yarabonetse. Nawe wizihize intsinzi ye uyu munsi, ubwira Imana uti warakoze kutwohereza umwana wa Yesu akaducungura. Uyu munsi niyo mpamvu turiho. Uyu munsi niyo mpamvu abantu benshi batiganyira. Uyu munsi niyo mpamvu abantu bakizwa, niyo mpamvu abantu basenga. Imana itugirire neza. Rero nawe uyu munsi biragukwiriye ko wasenga Imana, wabwira Imana uti Imana yo mu ijuru, uyu munsi nkeneye agakiza kaguturutseho, agakiza umwami wacu Yesu Kristo atanga. Rero nawe wibuke izuka ry'umwami wacu Yesu, umuha agaciro, uhe agaciro umusaraba yabambweho. Imana yo mu ijuru ikomeze iduhane umugisha. Bene data bavandimwe rero, muri iyi minsi biradukwiriye kwitwararika, biradukwiriye gusenga, twibuka kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo Yesu yaratubohoye, yagiye ku musaraba arabambwa. Igorogota cyangwa se Gologota, uriya musozi Yesu yabambweho, ni umusozi w'agaciro kuri twebwe uyu munsi nk'abakristo. Ni ukuvuga ngo niho Yesu yabambwe, niho Yesu yatumye tubonera amahoro uyu munsi wa none. Ni ukuvuga ngo rero mu gihe Yesu yadupfiraga aremerewe n'ibyaha byacu, ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana ritubwira ko habaye ubwirakabiri, habaye ibikomeye kuri uriya musozi cyangwa se muri kiriya gihugu. Yesu ubwo yicwaga, ni ukuvuga ngo isi yose yahinze umushyitsi, isi yose yarahungabanye. Nicyo cyerekanaga rero ko ari umwana w'Imana, nicyo cyerekana ko yari umuntu udasanzwe. Ariko abantu bo ntago babimenye. Ni ukuvuga ngo abanzi b'umusaraba ntago babimenye, abanzi b'ubutumwa bwiza ntago bigeze babimenya rwose. Bahisemo kumwica, bahisemo ndetse no kumwica urupfu rw'akababaro, urupfu rugayitse. Ariko umwami wacu Yesu Kristo aremera koko arapfa, ariko yagaragaje ubutwari bwe. Ni ukuri yavuye mu mva, uyu munsi ni muzima, ari imbere y'Imana Data wa twese ishobora byose. Ni umwami w'amahanga, ni umwami wacunguye isi. Imana itugirire neza. Ni ukuvuga ngo rero urukundo Yesu yadukunze, ni ukuvuga ngo rwatumye atanga ubugingo bwe, rwatumye Yesu atanga amaraso ye, rwatumye ababazwa cyane. Uyu munsi tumwubahe, uyu munsi tumukunde. Rero bene data bavandimwe, uyu munsi turi kwibuka izuka ry'umwami wacu Yesu Kristo, dukomeje kumva ijambo ry'Imana ritwibutsa uburyo Yesu yabambwe, uburyo yapfuye n'uburyo yazutse. Uyu munsi rero nawe uze tubane mu ijambo ry'Imana, mu gihe turi kugenda twibuka, tuganira ku ntsinzi no kwizihiza umunsi w'izuka ry'umwami wacu Yesu Kristo cyangwa se Pasika. Imana ibaha umugisha rero. Nababwira ngo amahoro akomeze atahe mu mitima yanyu, kandi mukomeze muhinduke muhindurwa n'urukundo Yesu Kristo yadukunze. Imana ibaha umugisha. Shalom. GOLOGOTA niho naherewe amahoro, igihe Yesu yadupfiraga aremerewe n'ibyaha byacu. Habayeho umushyitsi icyo gihe, habayeho n'ubwirakabiri, na rwa rusika rwasadutsemo, ijambo rye riragaragara. Noneho mu bugingo bwawe warabahaye kuberajwe umubabaro w'umusaraba.
rusika rwasadutsemo ijambo rye riraga